tubashimiye ko murimo kutwumva. Ni gute abantu miliyari hafi 8 batuye isi bashobora kubana hano ku isi bakagirana imikoranire buri wese icyo akoze abandi bakacyungukiramo? Ni gute umuhanga mu butabire wo muri Korea akora ifumbire ikazeza ibyo kurya bizaribwa n'abanyarwanda? Ni gute umunyarwanda ahinga kawa akazarinda saza atarayinywa ahubwo ikanyobwa n'abanyamerika? Uyu munsi ikamyo ishobora kuba yapfiriye muri rimwe mu mashyamba yo muri Tanzania cyangwa se irimo kugenda mu mihanda yo muri Kenya ishobora kuba yahoherejwe n'umuntu wicaye mu muturirwa muri Manhattan. Uyu munsi hari umuntu wicaye mu biro i New York urimo kugura umuceri wahinzwe muri Bangladesh kugira ngo awugurishe mu kindi gihugu. Umuntu yateye ishyamba muri Gabon ariko rizasarurwa n'umunyaswede utaragera muri Afrika. Umuceri weze mu isayo muri Bangladesh bawubarira muri za mudasobwa mu biro bishashagirana cyane muri Amerika cyangwa se mu Burayi. Telefone ivuye muri umwe mu miturirwa muri Amerika ishobora gutuma umuhinzi wo muri Mali cyangwa wo muri Kongo yunguka cyangwa se agahomba. Iyo telefone ishobora gutuma ishyamba muri Gabon ritemwa cyangwa se rikabungwabungwa. Ibyo turya, ibyo twambara, imodoka tugendamo, imihanda tugendamo, telefoni dukoresha n'ibindi byinshi tudatekerezaho kenshi buri munsi bibarwa mu mibare muri za mudasobwa mu buryo bw'imari n'imigabane cyangwa se ibicuruzwa bituma ubukungu bw'isi bukomeza kuzamuka. Ndabizi neza uyu munsi kano kanya hari umuntu wicaye imbere ya mudasobwa ahantu runaka ku isi urimo gukora ibikorwa byo kurwanya inzara ku isi. Uyu niwe muntu urimo kurwanya inzara byanyabyo kurusha umuhinzi urimo kurenza umugenda ahantu runaka muri Afrika. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Twese dusa n'ababayeho ku rupapuro. Ubuzima bwacu bwubakiye ku nyandiko. Amagambo make yanditse ku rupapuro ashobora kwica abantu cyangwa se akabakiza. Dore uburyo kwandika byahinduye ubuzima bw'abatuye isi ku buryo uyu munsi ibikorwa byinshi bifite agaciro biramutse bibuze inyandiko, aho gaciro kabyo kahita gatakara. Ufite ubutaka ariko ubuze inyandiko yabwo ntabwo bwaba ari ubwawe. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi ku isi hari abantu benshi bazi gusoma no kwandika, kimwe nuko hari abandi nabo batari bake batabizi. Mu 1820 abantu 12% mu batuye isi bose nibo bonyine bari bazi gusoma no kwandika. Uyu munsi byarahindutse kubera ko mu 2016 14% by'abatuye isi nibo bonyine batari bazi gusoma, kwandika no kubara. Mu myaka 65 ishize umubare w'abantu bazi gusoma, kwandika no kubara wazamukagaho 4% buri myaka 5. Abazi gusoma bavuye kuri 42% mu 1960 bagera kuri 86% mu 2015. Kuvumbura kwandika byatumye havuka inzego nyinshi cyane ubusanzwe zitashoboraga kubaho, none uyu munsi ni inzego zihuje amamiliyoni y'abantu. Uyu munsi imisozi, imigezi, inzovu, ingona n'inkoko nta na kimwe kizi ko kwandika bibaho, ariko inyandiko nizo zibigenga. Biroroshye ko umuntu yicara mu biro agasinya ko ingona zose zigomba gupfa uwo munsi bakarara bazimaze. Ku rundi ruhande, kwandika byafashije abantu kwizera izo nzego zahoze ari baringa. Ibimenyetso bisharatuye ku rupapuro hakoreshejwe wino byafashije abantu gufata ibintu bitariho bitanafatika babiha agaciro k'ibintu biriho bifatika kandi bishobora guhindura ubuzima bwabo. Kera kwandika bitaravumburwa, abahigi b'inyamaswa, imbuto n'imboga birizaga iminsi yose burira ibiti baniruka ku nyamaswa mu mashyamba. Ni mu gihe abaturage bo birizaga iminsi yabo bari mu mirima begura ubutaka batera imbuto babagariza ameze. Ako niko kari akazi kabo ka buri munsi kandi bikababeshaho. Ni mu gihe muri Egiputa ya kera ho hariho abantu bitwaga abascribe. Ni abantu bake mu gihugu babaga barize bazi kwandika no gusoma. Aba igihe cyabo cyose bakimaraga basoma, bandika, babara. Nibo babaga ari abanditsi ba leta. Ubuzima bwabo bwose babumaraga bandika ba nyiri imirima iri mu gihugu. Imfizi igomba kugurwa amafaranga ya naya, abaturage bagomba kwishyura amafaranga angahe muri uyu mwaka n'ibindi. Akoresheje ibaba na wino, umuntu umwe yashoboraga guha icyerekezo cyangwa se kwica ubuzima bw'ibihumbi by'abaturage batuye icyaro runaka.
byageze mu gihe iterambere ryatangiye kuza ku isi, umubare munini w'abaturage bataramenya gusoma no kwandika. Mu kanya twavugaga iby'uko ejo bundi mu 1820 12% by'abatuye isi ari bo bonyine bari bazi gusoma no kwandika. Gusa abari abayobozi muri iyi myaka bari baramaze kubona uburyo kwandika bishobora kubakirwaho ubuzima bwose bw'abantu. Bari baramaze kubona ko ikintu cyanditse ku rupapuro, ni ukuvuga inyuguti n'imibare n'ibimenyetso byandikishijwe wino ku rupapuro, byari ibintu bifite agaciro kangana nk'akibisanganywa agaciro kamere nk'abantu, imisozi, ibiti cyangwa se impyisi. Izi nyandiko twazihaye agaciro ku buryo zishobora no kukwica cyangwa se zikagukiza. Mu 1940 abanazi bateye amajyaruguru y'Ubufaransa. Iki gihe umubare munini w'abayahudi bahise batangira kugerageza guhunga. Bahunga berekeza mu majyepfo, ariko kugira ngo bashobore kunyura ku mupaka bari bakeneye visa z'ibihugu bya Espagne na Portugal. Visa ni agapapuro kariho ifoto yawe kanditseho amagambo y'uko wemerewe kujya mu gihugu runaka kuva ku itariki n'iyi kugera kuri iyi ngiyi. Baragafata bakakomeka ku rwandiko rwawe rw'abajya mu mahanga, ubundi ukaba wemerewe kugenda. Aka ni k'abantu bamaranira. Izi mpunzi z'abayahudi rero zari zikeneye iyo visa izemerera kwinjira muri Espagne cyangwa muri Portugal kugira ngo zishobore gusohoka mu Bufaransa zihunga abanazi. Ibihumbi by'abayahudi baragiye birunda ku biro by'uhagarariye inyungu za Portugal mu Bufaransa i Bordeaux, bamwinginga ngo bandikira ku gapapuro kitwa visa kubera ko ariko konyine gashobora kurokora ubuzima bwabo. Ikibazo nuko guverinoma ya Portugal yabujije consul cyangwa se abahagarariye Portugal mu Bufaransa guha abo bayahudi visa bidatangiye uburenganzira na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Portugal. Ariko consul w'i Bordeaux witwaga Aristides de Souza Mendes yafashe icyemezo cyo kutumva ibyo yari yategetswe na guverinoma ye, akora igikorwa cyashyize iherezo ku myaka 30 yose yari amaze muri ako kazi. Ubwo ibifaru n'ibibunda by'abanazi byari byegereye Bordeaux, Souza Mendes n'itsinda ry'abakozi yayoboraga bamaze iminsi 10 mu biro bakora akazi bataruhuka, batanga visa ku bihumbi by'abayahudi bari aho ngaho batakamba bati mwokagira Imana mwe nimuduhe visa duhunge. Souza Mendes yatanze ibihumbi bya visa mbere yo kwikubita hasi kubera umunaniro. Abayahudi bagera ku 30,000 bashobora gusohoka mu Bufaransa binjira muri Portugal barokoka batyo. Guverinoma ya Portugal itari ifite ubushobozi bwo kwakira izo mpunzi zingana gutyo, yarakajwe n'iki gikorwa ndetse yohereza abantu mu Bufaransa gufata Souza Mendes bamucyura muri Portugal, bahita banamusiba ku rutonde rw'abadiplomate igihugu cyari gifite. Iyo Souza Mendes ataza kurenga ku mategeko ngo atange izo visa, ibi bihumbi by'impunzi z'abayahudi abanazi bari kuzisanga ku butaka bw'Ubufaransa bakazica. Udupapuro twitwa visa Souza Mendes yabahaye nitwo twabarokoye. Ku mupaka haba hari abantu baharinze bafite imbunda. Nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo bakore kutambuke uko waba umeze kose. Ikintu cyonyine gituma kureka ngo utambuke ni urupapuro ruteyeho kashe rwemejwe nk'uburenganzira bukwemerera kurenga aho hantu. Akantu kagati kariho kauchu bakoza muri wino bagatera ku rupapuro ariko twise kashe. Iyi niyo ntwaro yonyine Aristides de Souza Mendes yari afite abasha kurokora abantu 30,000. Nicyo gikorwa cy'ubutabazi gikomeye cyakozwe n'umuntu umwe rukumbi muri jenoside yakorewe abayahudi kikarokora abantu benshi. Souza Mendes yaza kuba afite imbunda nyinshi ariko ari wenyine, ashobora kuba atari kurokora abantu bangana uku nguku, ariko yakoresheje inyandiko abarokora bitanabaye ngombwa ko abiri cyuya. Twize kubaha inyandiko ku buryo rimwe na rimwe tuzisimbuza ibintu bigaragarira amaso yacu tukabitesha agaciro kubera ko bitanditse cyangwa kubera ko byanditse. Uyu munsi kuba umwene gihugu w'igihugu runaka ntabwo bigaragazwa no kuba utuye muri icyo gihugu, uvuga ururimi rwacyo kandi ufite umuco wacyo. Ubu uri umwene gihugu iyo ufite ibyangombwa by'icyo gihugu. Nibyo turakubona ko uvuga ururimi rwacu, ufite n'umuco wacu n'amazina yawe aragaragaza umuco wacu, ariko hagomba kuba inyandiko igaragaza ko kuri umwe muri twe. Habaho n'ibyangombwa by'ukuriho. Nibyo turabibona ko uriho, turimo no kuvugana nawe uri imbere yacu, ariko ntabwo bihagije ngo nemere kuriho. Hagomba kuba inyandiko ibyemeza. Hari abantu benshi bagerageza gutoroka ubutabera kubera ko hari ibyaha bakoze, maze kugira ngo batabiryozwa bagashakisha ibyangombwa by'uko bapfuye.
uyu niyo wamufata ntabwo wahita umuburanisha ako kanya kubera ko inyandiko ziragaragaza ko yapfuye. arahari, uramureba, ariko ibyo ngibyo ntabwo bihagije. banza ugaragaze ko ariho ukoresheje inyandiko. gushyingiranwa bisaba ko abantu babiri batsinzwe n'amarangamutima y'urukundo bakumva bashaka kubana bakubaka umuryango. ni ubushake bwabo. imisemburo ibari mu bwonko niyo yabasunikiye gufata icyo cyemezo, ariko ntabwo twaha agaciro iyo misemburo yo mu mibiri yabo yabasunikiye kwizirikanaho igihe batabyanditse ngo tubibone. tubahereza urupapuro bakabyandika bagasinya, ubundi bakaba bemerewe kumvira imibiri yabo. nibyo uyu mwana n'uwawe, ni wowe wamubyaye, ibyo urabizi, ariko se byanditse he? ububasha bukomeye bw'impapuro n'inyandiko bushobora gutabara abantu, ariko ntabwo ari buri gihe. inyandiko zishobora no kwica. kuva mu 1958 kugera mu 1961 Ubushinwa bwatangiye politiki igamije iterambere ryihuta, le grand bond en avant. Mao Zedong yashakaga guhindura igihugu cye igihangange mu bukungu, kandi akabikora ku muvuduko munini cyane. yashakaga ko bahinga bakeza ku rwego rutigeze rubaho mbere, ku buryo bazajya bafata ibinyampeke byasagutse baramaze gukuraho ibyo bakeneye byose, akaba ari byo bagurisha, amafaranga bivuyemo bakayakoresha ibindi nko kugura intwaro cyangwa se kubaka inganda. yategetse ko abaturage bahinga bagakuba gatatu umusaruro bari basanzwe babona. iri ni itegeko yahaye abayobozi bo ku rwego rwo hejuru kugira ngo bamanuke hasi mu baturage barishyire mu bikorwa. bo ubwabo barabyumvaga ko ari ibintu bitapfa gushoboka, gusa kubera ko batashoboraga kumuhakanira, nabo baramanutse babwira abayobozi bo hasi mu nzego z'ibanze ibyo perezida yategetse. abayobozi b'ibyaro bakimara kumvira itegeko rivuye ibukuru bahise bahangayikishwa n'uko bashobora kuzatenguha umuyobozi, nyamara kandi ibyo yifuzaga byo gukuba gatatu umusaruro w'ubuhinzi bidashoboka. bigiriye inama yo kumubeshya bakoresheje inyandiko. batangiye kujya bandika raporo mpimbano zigaragaza ko umusaruro w'ubuhinzi wazamutse cyane, bagahimba umubare w'amatoni agace runaka kejeje. iyo mibare mihimbano yazamukaga mu nzego z'ubuyobozi, kandi buri rwego rwagendaga ruyikabiriza. niba mu cyaro bavuga ko bejeje toni 100 z'umuceri, iyo raporo yarazamukaga yagera ku rwego rwisumbuyeho, narwo rugahita ruyihindura rukavuga ko icyo cyaro cyejeje toni 120 z'umuceri. uko kugenda bongeraho 0 cyangwa kitso byatumaga imibare igera kuri Perezida Mao Zedong yaratumbagiye cyane, akibwira ko intego ye yagezweho, kandi atari ko bimeze. kubera iyi mibare mihimbano, mu 1958 mu mibare ya guverinoma y'Ubushinwa umusaruro w'ibinyampeke buri mwaka wari warazamutseho 50%, ariko mu nyandiko gusa. mu buryo bwa nyabwo nta kintu cyari cyariyongereyeho. leta yizeye izi raporo zanditse ku mpapuro, maze ifata icyemezo cyo kugurisha ibihumbi by'amatoni y'ibinyampeke birimo umuceri n'ibigori mu mahanga, kubera ko bumvaga ko bafite ibiribwa byinshi batazabona n'aho bashyira. bahaga ibihugu by'amahanga umuceri, maze nabyo bikabaha intwaro n'imashini. bagurishije umuceri wari gutunga abaturage bibwira ko barimo kugurisha uwasagutse. imibare n'inyandiko mpimbano byababeshye ko basaguriye amasoko, kandi mu by'ukuri batanafite ibihagije abahinzi. ibi byateye inzara yishe ibihumbi by'Abashinwa. muri icyo gihe raporo zivuga ibitangaza byakozwe mu buhinzi bw'Ubushinwa zakwiriye hose ku isi. mu gitabo Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, handitse uburyo Mwalimu Julius Nyerere wari perezida wa Tanzania icyo gihe yasomye izo raporo akifuza gukoresha iyo politike ngo ateze imbere ubuhinzi bwa Tanzania. yahise ahimba imirima rusange imeze nk'iy'Abashinwa. gusa iki gihe abaturage benshi muri Tanzania banze kuyoboka iyo politike, ariko inzego z'umutekano zabibemeje ku gahato. abapolisi bamanukaga mu byaro bagasenya inzu z'abaturage, bakabohereza gutura hafi y'imirima rusange, aho bazajya bafatanya n'abandi guhinga kugira ngo bazeze byinshi bakoreye hamwe. babyise ujama. ikibazo nuko iyi mirima rusange nayo myinshi yari mu nyandiko za leta gusa, ariko mu buryo bwa nyabwo ntayabagaho. hari ubwo inzego z'umutekano zazaga zigasenyera abaturage ngo nibagende bajye gutura hafi y'imirima rusange, kandi mu by'ukuri iyo mirima ntaho iri. baragendaga bagera aho babwiwe ko bagiye gutura ngo hari n'imirima n'inzu zo guturamo, bagasanga nta mirima ihari,
nta nzu zihari, nta n'ibikoresho bihari. Inyandiko zandikirwaga i Dar es Salaam, zimwe muri zo zabaga zigaragaza ko ku itariki iyi n'iyi abaturage bo mu gace kanaka bimuwe bakajyanwa gutura hafi y'umurimo uyu n'uyu. Kandi mu by'ukuri abaturage baragiye gusembera kubera ko uwo murimo utabaho. Uyu murima n'izi nzu ntabwo byabaga bibaho mu buryo bufatika, ariko byabaga bibaho mu nyandiko no muri za raporo. Aba baturage nibo babaga batsinzwe, ariko abayobozi babaga batsinze kubera ko mu nyandiko bashyikirizaga umukuru w'igihugu babaga bamugaragariza ko ibyo yifuje byagezweho. Kubera izi nyandiko zirimo amakuru n'imibare mihimbano, mu gihe kitageze ku myaka 10 Tanzania yari igihugu cya mbere kigurisha umusaruro w'ubuhinzi mwinshi muri Afurika, yahindutse igihugu gitunzwe no gutumiza ibiribwa mu mahanga no gutegereza inkunga z'amahanga. Mu 1979 90% by'abahinzi mu gihugu babaga mu mirima rusange yatangaga 5% by'umusaruro w'ubuhinzi bw'igihugu. Amateka y'inyandiko n'imyandikire ku isi yose yuzuyemo ibikorwa nk'ibi ngibi n'ingaruka zabyo, ariko inyandiko zahinduye ibitagira ingano mu mibereho n'imitegekere ku isi. Mu mateka y'isi abayobozi benshi bigeze nibura inshuro nke kugerageza guhindura ukuri cyangwa se ibintu bifatika bakoresheje inyandiko. Buri gihe iyo hari ikintu kibaye, cyaba cyiza cyangwa kibi, twihutira gushakisha icyo abayobozi bakivuzeho mu mbwirwaruhame zanditse ku mpapuro. Niba inyandiko zarahindutse uburyo bwonyine buhamye bwo kugaragaza ukuri kw'ibintu, zanabaye igikoresho gikomeye cyane mu kuguhindura. Inshuro nyinshi raporo z'ibintu runaka iyo zahuraga n'ukuri kwa nyako kw'ibintu bihari byabaye, uko kuri niko kwateshwaga agaciro. Inyandiko zikaba arizo zizerwa. Ibi ubibonera mu misoro ndetse no mu burezi. Mu birebana n'imisoro n'uburezi, ukuri ni ibyanditse. Ibitanditse nubwo waba ubizi neza ko ari ukuri, ariko nta kibihamya. Umuntu wese utasoze iyo afite urupapuro rugaragaza ko yasoze, ubwo aba yasoze. Umuntu w'injiji ariko ufite impamyabumenyi, ubwo aba ari intiti. Turabibona ko ufite ubumenyi bwinshi ariko nta diplome ufite. Nta rupapuro rugaragaza ko ibyo bintu bizi, nubwo ubizi tubibona. Inyandiko twazihaye agaciro ku buryo iyo tuzizeye cyane tukaza gusanga zaratubeshye, aho guhindura inyandiko ahubwo duhindura ukuri, ariko inyandiko zikagumaho. Dore uburyo umuntu yibeshya mu nyandiko, ariko kubera ko yarangije kwandika, aho kugira ngo ahindure inyandiko agahindura ukuri kose. Imipaka y'ibihugu byinshi bya Afurika igabanije nabi, ku buryo hari abaturage benshi bahoze araba mu gihugu kimwe, ariko ubu ngubu bakaba barahinduwe abo mu bihugu bitandukanye kubera ko byanditswe byonyine. Ni imipaka yaciwe idakurikije ibyifuzo n'ubushake bwa bene igihugu. Ni imipaka yaciwe n'abantu bakoreraga mu biro mu Burayi, abantu batari barigeze na rimwe bakandagiza ibirenge byabo muri Afurika. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 ibihugu byinshi by'ibihangange mu Burayi byatangiye kuvuga ko bimwe mu bihugu bya Afurika ari ibyabyo, bitewe no gutinya ko uko kwigarurira ibihugu bya Afurika bishobora kubyara amakimbirane n'intambara mu Burayi. Ibihugu byose by'Uburayi bifite inyungu muri Afurika byahuriye i Berlin mu 1884, maze bigabana Afurika nk'ibigabana umugati, nyamara igice kinini cya Afurika cyari terra incognita ku banyaburayi, ubutaka butazwi. Abongereza, Abafaransa n'Abadage bo bari bafite ikarita ya nyayo y'ubutaka bwegereye amazi. Bari bazi neza aho inzuzi nka Niger, Congo na Zambeze zirohera mu nyanja, gusa nta kintu nabo bari bazi ku butaka bwo hagati mu bihugu, ndetse n'aho ibihugu bigiye bigabanira mu by'ukuri. Nta kintu na kimwe bari bazi ku bwami bwa Afurika, amoko y'Abanyafurika, iyobokamana cyangwa se amateka yabo. Aya yose ni amakuru atarabafitiye akamaro na gato. Bo bari bicaye ku ntebe ziteye neza bazengurutse ameza manini mu murwa mukuru w'Ubudage. Ubundi basohora ikarita ya Afurika idaciye miriya mirongo igabanya ibihugu, ubundi bafata crayon bagenda baca miriya mirongo, buri wese avuga hazatwara. Kera kabaye bafashe ya karita burira ubwato baza muri Afurika. N'ubwa mbere bari bageze aho hantu bari baragabaniye ku rupapuro. Basanze ibyo bibwiraga ku rupapuro ntaho bihuriye n'ukuri. Mu birebana n'ubukungu,
amateka, umuco n'ibindi basanze bitandukanye cyane nuko babyibwiraga. Gusa kubera ko bari bararangije kubyandika, babinambyeho maze iyo mirongo baciye ku rupapuro ihinduka imipaka y'ibihugu byacu uyu munsi. Hagati mu kinyejana cya 20 ubwo nahagana mu 1950 ubwami bwo mu Burayi nabwo bwatangiye kuzamo imyivumbagatanyo, maze ibihugu bya Afurika biboneraho gufata ubwigenge bwabyo. Ibyo bihugu bishya byigenga byatinye gusubiramo imipaka kugira ngo bidateza intambara, maze byemera gukomeza kugendera kuri iyo mipaka ipfuye. Uyu munsi hari ibihugu byinshi bya Afurika bifite ibibazo byinshi bifite inkomoko kuri iyi mipaka. Bayanditse bicaye i Burayi, bageze muri Afurika babonye ko ukuri ntaho guhuriye n'ibyanditse, bahitamo kwirengagiza ukuri, bahagacira ibyanditse. Uburezi bugezweho nabwo bwuzuyemo ingero nk'izi ngizi, aho kuri ntacyo kuvuze imbere y'ibintu byanditse. Ndamutse nshaka gupima ubugari bw'icyumba ndaramo, nkapima nkasanga kirapima metero 4, nshatse navuga ko nasanze gipima santimetero 400. Ibyo bintu ni kimwe, metero 4 na santimetero 400. Ariko abafite ibyo bashinzwe iyo bapima abantu, ingingo bagenderaho zihita zihindura byose. Igihe amashuri yatangiraga gupima abantu akoresheje amanota, ubuzima bw'amamiliyoni y'abanyeshuri n'abarimu bwahise buhinduka burundu. Ibi bintu byo gutanga amanota haba mu ishuri cyangwa mu bindi ntabwo ari ikintu cyahimbwe kera. Kera abahigi ntabwo bahabwaga amanota agendanye n'ubushobozi cyangwa se ubuhanga bwabo mu guhiga. Abantu bakimara gutangira guhinga banazi kwandika, nabwo amashuri make niyo yatangaga amanota ku banyeshuri. Ibi kandi biranumvikana. Muri iyo myaka umuntu wigaga kudoda inkweto ntabwo ku mpera z'umwaka cyangwa se ku mpera z'amasomo bamuhaga urupapuro rwanditseho ngo yabonye A mu gukora rase, hanyuma abona B mu gukora talo. Mu gihe cya Shakespeare umunyeshuri yarangizaga kwiga umutwe wuzuye ubwenge, afite cyangwa adafite diplome, ariko nta muntu n'umwe watinyukaga kumuha 78% ngo ndahabwe 80%. Uburezi bwo mu gihe cy'inganda nibwo bwazanye ikoreshwa ry'amanota nk'ikimenyetso cy'uko umuntu yamenye neza ibyo yigishijwe. Inganda n'inzego za leta zikimara kumenyera gukoresha imibare mu kazi ka buri munsi, nibwo amashuri nayo yatangiye kuzigana, atangira kurebera ubuhanga bwa buri munyeshuri ku ngano y'amanota runaka yabonye. Abarimu n'abayobozi b'amashuri nabo ubuhanga n'ubushobozi bwabo butangira kureberwa ku ngano y'amanota abanyeshuri babona. Kuva batangira kubara ubushobozi bw'umuntu bagendeye ku manota yabonye, hari ukuri kwahise guhinduka kureka kubuko kwari kumeze mbere. Mu ntangiro amashuri yari ashinzwe gutanga ubumenyi, amanota kaza ari ayo gupima ingano y'intsinzi umuntu yagize. Ikibazo nuko amashuri atatinze kwibanda cyane ku gushakisha amanota meza kurusha gushakisha ubumenyi. Nkuko abanyeshuri bose n'abarezi bose babikubwira, impano bisaba kugira ngo ubone amanota meza ntabwo ari imwe niyo bisaba kugira ngo wumve neza ubuvanganzo cyangwa ishoramari rizakubeshaho mu buzima bwawe hanze y'ishuri. Buri wese muri twazi neza aho umunyeshuri wabonaga amanota menshi mu ishuri ryabo aho aherereye ubu ngubu. Ububasha n'ingufu by'inyandiko byageze ku rwego rwo hejuru ubwo hazaga inyandiko ntagatifu cyangwa se ibyanditswe byera. Abakoresha b'ikoro muri Egiputa ya kera ndetse n'abapadiri b'icyo gihe bafashe inyandiko nk'inzira yerekeza abantu ku kuri kw'ibintu. Mu ntangiro inyandiko zavugaga ukuri kw'ibiriho koko: imisoro, imirima, ibigega. Ariko uko ubutegetsi bwagiye burushaho gushingira ku nyandiko, inyandiko nazo zagiye zunguka ububasha bw'ikirenga. Abapadiri batangira kujya bandika urutonde rw'ibyiza bitangwa n'Imana runaka ndetse n'ibibi iyo Mana yanga. Izo nyandiko zatangiye kuba nk'izisobanura ukuri kw'ibiriho bibera mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Hanyuma ibisekuru byakurikiyeho by'abahanga bahita bafata akamenyero ko kujya bajya gushakira ubumenyi bwose muri Bibiliya, muri Korani cyangwa muri Veda. Ububasha bw'imikoranire hagati y'abantu benshi bushingira ku kuringaniza ukuri n'ibihimbano. Gushyira ku murongo abantu benshi bagashobora guhuza imibereho no kwemera ibintu bimwe bisaba kugira ibintu by'ibihimbano ushyira mu byo basaba kwemera. Mu gitabo Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, umwanditsi avuga ko bitoroshye ko abantu bakwizera kandi bakagukurikira bose
igihe ubabwira ukuri kuboneshwa amaso gusa. Kubwira abantu ko ingufu ugabanyije ubunini bingana n'umuvuduko w'urumuri bwikube kabiri, ibyo ni ukuri, ariko ubu bubaye ari bwo butumwa bwonyine ufite bwo gutanga, ntabwo hakurikirwa na benshi. Imiryango ikomeye ihuza abantu yabayeho mu mateka y'isi nka Egiputa ya kera, ubwami bwo mu bihugu by'Uburayi, cyangwa se urwego rw'uburezi rw'uyu munsi, yose yagiye ikomera kubera ko yashoboye kwizeza abantu ibintu bitagaragara, kandi ibyo bintu bitagaragara abantu bakabyizera kurusha ibigaragara. Uku niko amafaranga akora. Leta ikora udupapuro, ikabwira abantu ko utwo dupapuro dufite agaciro, kandi ikadukoresha mu kubara agaciro k'ibindi bintu byose bisigaye, kandi leta igasaba abantu gutanga imisoro muri utwo dupapuro. Utwo dupapuro abantu bakatwizera, bakizera ko dufite agaciro kenshi koko, maze bikarangira twa dupapuro tugize agaciro koko. Inoti y'amadolari 100 no kuyireba byonyine udatekereje ibintu byinshi uhita ubona ko ifite agaciro kenshi. Ikindi, kubera ko leta ikurikirana ikorwa ry'utwo dupapuro, agaciro katwo karatumbagira. Haramutse hagize umuntu ujya hariya akavuga ngo biriya ni ibipapuro bitagira agaciro, yarangiza koko akanabifata nk'ibitagira agaciro, uwo muntu ntabwo yagera kure muri ubu buzima. Ni nako bigenda iyo mu burezi bavuze ko ibizamini bikorwa mbere y'uko abantu bemererwa kwiga mu cyiciro runaka, cyangwa se ko hari ikizamini kigomba gukorwa kugira ngo umuntu ahabwe umwanya w'akazi runaka. Abanyeshuri bemererwa kwimukira mu cyiciro gikurikiyeho ni abagize amanota meza, kandi nabo barabizi ko bagomba kubikorera. Amanota meza bagomba kuyakorera. Abahabwa umwanya w'akazi nabo ni ababonye amanota menshi mu kizamini cy'akazi, kandi bikoko barabikorera. Haramutse hagize umuntu ujya hariya akavuga ngo iriya diplome ngo ni igipapuro, ngo kandi nta gaciro gifite, yarangiza koko akitwara nkaho diplome ari igipapuro kidafite agaciro, uwo muntu ntabwo azagera kure muri ubu buzima. Ni nk'ibyanditswe byera cyangwa se inyandiko ntagatifu. Abatangije amadini bavuze ko inyandiko ntagatifu zirimo ibisubizo by'ibibazo byose dufite. Aba bantu bashyizeho amadini banategetse leta z'ibihugu, abashinzwe ubutabera ndetse n'izindi nzego gukurikiza no kubahiriza inyigisho ziri muri ziriya nyandiko. Iyo umunyabwenge asomye inyandiko ntagatifu yarangiza akitegereza ibibera mu isi, ahita abona ko bihura cyane. Inyandiko ntagatifu zisaba ko abantu bagomba kugira amafaranga batanga agenewe Imana. Ngaho reba abantu bose ko batabikora uko. Inyandiko ntagatifu zivuga ko abagore bafite agaciro gake ugereranyije n'abagabo, kandi ko badashobora gufata inshingano zo hejuru mu bucamanza. Ngaho reba, nta bagore b'abacamanza bahari. Inyandiko ntagatifu zivuga ko umuntu wese uziga ijambo ry'Imana azahirwa muri iyi si. Ngaho reba, imyanya myiza yose yicawemo n'abantu bazi cyane ibyanditswe byera. Icyo gihe uwo munyabwenge azatangira kwiga cyane ibyanditswe byera, kandi kubera ko ari umunyabwenge azaba impuguke mu birebana n'ibyanditswe byera. Icyo gihe azagirwa umucamanza, nawe umucamanza ntabwo azigera yemerera abagore kugira imyanya yo hejuru mu bucamanza. Najya guhitamo umusimbura, birumvikana hazahitamo umugabo nawe uzi cyane za nyandiko ntagatifu. Nihagira umuntu n'umwe ujya hariya akavuga ngo kiriya gitabo ni impapuro ziri aho ngaho zidafite agaciro, kandi koko akazifata nk'izidafite agaciro, uwo muntu ntabwo azigera agera kure muri ubu buzima. Ibyanditswe byera biri muri Bibiliya no mu bindi bitabo bitagatifu nibyo byatumye uyu munsi twizera Imana imwe, ingingo ikomeye kuri bose. Ubuzima bwacu bwari kumera bute iyo hatavumburwa imyandikire? Aha niho dusoreje ikiganiro roziko cyo kuri uyu munsi, ikiganiro twishimira ko mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.